turakwitabye karamenya gasane ahanga kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo udukize ku mpuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 9 gisanzwe tariki 5 Kamena 2023. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Tobi umutwe wa mbere umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 3 n'umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Igitabo cy'ibigwi cya Tobiti mwene Tobiyeri wo mu nzu ya Abiyezeri mu muryango wa Nefutali ku ngoma ya Salimanasari umwami wa Ashuru. Tobito yajyanye bunyago bamuvanye itibe. Ngewe Tobiti nagendeye mu nzira y'ukuri nkurikiza ubutabera mu buzima bwanjye bwose. Nuko ku ngoma ya Esarihadoni ngewe Tobiti ngaruka iwanjye maze sanga umugore wanjye Ana na Tobi umuhungu wanjye. Ku munsi wacu wa Pentekosti ari nawo umunsi mukuru w'ibyumweru batugaburiraga ibiryo bitetse neza maze nkinja akabero kugira ngo mfungure. Banterera ameza maze banzanira ibiryo byinshi by'amoko yose. Niko kubwira Tobi umuhungu wanjye nti, mwana wanjye jya mu bavandimwe bacu twazananywe bunyago hano Ninivi, maze nihagira uwo usanga akennye ariko akazirikana uhora n'umutima we wose, uwo nguwo umuzane aze dusangire. Ndagutegereza mwana wanjye kugeza igihe ugarukira. Tobi aragenda ajya gushaka uwaba umukene mu bavandimwe bacu, ariko ahita agaruka arampamagara ati, dawe. Ndamusubiza nti, ngaho mbwira mwana wanjye. Yungamo ati, hari umuntu wo mu bwoko bwacu bamaze kwica, bamuhotoreye mu kibuga maze bamusigaho. Nuko nsimbuka ntagize n'icyo nkoza mu kanwa, maze iyo ntumbi nyikuraho mu kibuga nyihisha mu cyumba, ntegereje ko izuba rirenga nkayihamba. Ngarutse ndiyuhagira, hanyuma umugati wanjye nkuryana ishavu, maze nibuka amagambo umuhanuzi Amosi yavugiye kuri Beteli agira ati, iminsi mikuru yanyu nzayihinduramo iminsi y'ibyago, n'indirimbo zanyu nzihinduriza amaganya. Nuko ndaturika ndarira. Izuba rimaze kurenga ndagenda ncukura imva ndamuhamba. Abaturage bo baransekaga bavuga bati, nimurebera ntabwo bagifite. Abambere baramuhigiye bagira ngo bamwice, aranyerera ahunga. None dore ngiye guhamba bapfu. Muri iryo joro nyine ndiyuhagira, hanyuma njya hanze nirambarira hasi mu kibuga iruhande rw'urukuta, maze niyorosa mu maso kuko hari hariho icyunzwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Hahirwa umuntu uhimbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane nibyo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu byaba bigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Hahirwa umuntu himbazwa n'amategeko y'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri icyo gihe Yesu atangira kubwira abatware bahereza bitambo bakuru, abigisha amategeko n'abakuru b'imiryango mu migani avuga ati, umuntu yateye imizabibu mu murima we, ayikikizaho uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura kigeze yohereza umugaragu kuri ba bahinzi ngo bamumuhere ku mbuto z'imizabibu. Ariko basumira uwo mugaragu baramuhondagura, bamwohereza amara masa. Arongera batumaho undi mugaragu, uwo nawe baramurema uruguma mu mutwe, baramutukagura. Nuko yohereza undi, we baramwica. Nyuma yohereza n'abandi benshi, bamwe barabakubita, abandi barabica. Hari hasigaye umwana we yakundaga, nyuma abari we abatumaho, yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi bamubonye barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y'umurima w'imizabibu. Mbese mubona nyiri imizabibu azakora iki? Azaza arimbure abo bahinzi maze imizabibu ayishinge abandi. Ntimwasomye se mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryo ryabaye insanganyarukuta? Ngicyo Nyagasani yakoze.
kikaba kibaye igitangaza mu maso yacu. Bashaka uko bafata Yezu ariko batinya rubanda. Bari bumvise neza ko ari bavugaga muri uwo mugani, nuko bamusigaho barigendera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Umugambi w'Imana buri munsi ni wo kudukiza. Na niyo mpamvu twumva ijambo ry'Imana kugira ngo kuko Nyagasani agenda atambuka aho ngaho agambiriye kugira ate, agambiriye kugukiza, agambiriye gukurokora, agambiriye kugucungura. Nawe rero mukristo muvandimwe ugeze aha kuri buri munsi, bamaso kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye kugutambukamo uryakire neza, riguhindura uko Imana ishaka atari wowe uko ushaka. Bakristo bavandimwe, Kiliziya mu byacu yadutegura amasomo aryoshye cyane agiye kudufasha kuzirikana ku bubi bwacu, ubugome bwacu, ubugambanyi bwacu, reka mvuge ubwicanyi bwacu butuma koko dushobora kugira intore z'Imana nabi, butuma koko dushobora kugambanira Imana, butuma koko dushobora kwica abandi, kugirira abandi nabi, abana b'Imana. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti ibyago by'intore y'Imana. Ni koko intore y'Imana ihura n'ibibazo byinshi cyane, igahura n'itotezwa, igahura ndetse n'ihungabana, ubukene, inzara, kuvugwa nabi. Buri gihe cyose iba nyine yibasiwe. Bityo tuze kureba uburyo intore y'Imana isoza ite. Ntiriwe nza kukubwira ko intore y'Imana bamwe basoreza muri prison, abandi bagasozwa ko bari kubatoteza, abandi bagasoreza ishyanga, nirinze kuvuga guhunga. Ntabwo nza kwirirwa navuga ko intore y'Imana isoza bayishe, bayihotoye. Hato ndamutse mbivuze, bamwe baza guhita barekura, abandi bagahita bihungira, abandi bakiruka bakaba bata ubutumwa bwabo ngo kubera ko bumvise ukuntu intore y'Imana isoza ubuzima bwabo bwa hano ku isi. Uyu munsi ibyanditswe bitagatifu biraduha ingero ebyiri z'intore z'Imana, intumwa z'Imana, abagaragu b'Imana, ni Tobiti ndetse na Yezu. Aba bagaragu bahuye n'ibyago kandi bari bagiye kugira neza. Zahabu yungurirwa hehe? Mu muriro. Kuko intore y'Imana koko nayo inyura muri ibyo byago byose kugira ngo igenzitwe, kugira ngo isukurwe. La purification, le salut, ni ukugira ngo koko isukure maze koko ibone umukiro, ariko igeze n'abandi aheza ku mukiro, ingoma y'ijuru. Ureba koko wisuzumye niba nawe ukiri intore y'Imana, uko ubuzima bwawe buhagaze, niba uri kuvugira Imana cyangwa ko niba uri kuvuguruza Imana. Kandi byaba Tobiti na Yezu. Mu isomo rya mbere twumvise Tobiti ari gutanga ubuhamya uburyo koko bajyanywe bunyago, bageze ijyanwa bunyago n'Inivi nk'umuryango w'Imana. Ntabwo koko bahuriye n'ibihe byiza. Turumva Tobiti koko wakiriwe neza, ariko akifuza ko kantu mukristo muvandimwe gaca akarongo, akifuza kugirira na bene wabo neza, des compatriotes, cyane cyane y'abakene. Turumva uburyo atuma Tobi umuhungu we kugira ngo koko ajya kumurebera ubabaye, ukeneye koko yafungurirwa. Tobiti umuco mwiza koko, nk'umuntu w'Imana koko, umuntu w'Imana wubahaga Imana kurenza umwami, afite imico myiza koko, gusangira n'abandi, nk'intore y'Imana, umugaragu w'Imana. Ariko ko tuza kumva muri iki gihugu ko Tobi arimo, il va risquer sa vie, araza guhura n'ibyago mu kujya gukora igikorwa cy'urukundo, gushyingura uwo bari bagiriye nabi, bishe, bahotoye. Biraza kumuviramo gutotezwa, kunyegwa, kuvugwa nabi, ndetse bagatangira bakamusebya. Aha tukazirikana nanone ubutumwa bw'intore y'Imana, ko intore y'Imana koko ubuzima bwawe bwose buberaho kugira ngo buvugire Imana, ariko bukavuguruza ikibi, bukavuguruza abana b'umwijima. Iri somo koko riraganisha no ku ivanjiri bakoreshejemo ijambo guhotora, anako rigiye tuganisha ku ivanjiri y'uyu munsi, abanyamizabibu b'abahotozi, des vignerons homicides. Ubwo koko Tobiti turi kumugereranya na Yezu koko bahotoye. Ivanjiri ko twayumvise iraca amarenga uburyo Imana yatwohereje abahanuzi, igatwohereza ibyanditswe bitagatifu, ikaduha intumwa zayo, intore zayo nyinshi cyane, ariko twebwe kugira ngo zize gutuburira. Ariko icyacu ntabwo twazirebeye izuba. Ngabo bagambaniye abana b'Imana, ngabo bisha abana b'Imana, abahotozi, abanyamizabibu b'abahotozi. Uyu muzabibu kandi urashushanya koko Kiliziya y'Imana, Kiliziya Nyagasani koko akomeza kudutagatifurizamo, atwoherereza abashumba, akatwoherereza intumwa, akatwoherereza intore. Ariko se izo ntore z'Imana koko tuzigenzereza neza? Aha Yezu Kristo koko akabaganisha nanone, ari gucira umugani abafarisayo bigisha amategeko bakora umuryango
kwari kugira ngo koko abereke uburyo banze kwakira Imana, banze kwakira abahanuzi b'Imana, banze no kwakira Imana ubwayo, umwana w'Imana Yezu Kristo. Uko kumwica bakamujugunya hirya y'imizabibu birerekeza kuri Yezu Kristo, ubabare, urupfu ndetse n'izuka rye. Yezu Kristo agiye kwicira hirya ya Yerusalemu, hors de la ville, hors de Jerusalem, kure ya Yerusalemu, kure y'umujyi nyine. Ese abo ni bande bazamwica? Nta bandi, ni abakuru b'umuryango, n'abigisha amategeko n'abafarisayo, abo nibo bazamugambanira. Kandi abo ngabo bari baramenye Imana, nibo bigisha amategeko y'Imana, nibo bayoboye imihango y'iyobokamana. Abo ngabo nibo bazagenzereza bate Yezu, nibo bazamwica, abo nibo bahotozi Yezu yavugaga. Nk'uko abakristo bavandimwe natwe muri iyi nzira turimo, turi muri kiliziya, ariko ushobora kuba uri umuhotozi kimwe n'uko nanjye byashyikira, tukaba turi abahotozi. Uri padiri, uri masera, uri frere, uri umutegetsi ukomeye cyane, uri umukristo w'indani, ariko ukaba uri umuhotozi kimwe n'abanyamizabibu b'abahotozi. Umurimo ushinzwe mu kiliziya, umurimo ushinzwe mu ngoro y'Imana, wasanga ko uwo murimo nawe koko uwukora ariko ko uri guhotora. Tekereza nawe kuri iyo foto, Yezu Kristo umwana w'Imana uza kuducungura, ariko twebwe icyacu tugakomeza tumucungacunga. Yezu Kristo uza gutubabarira, ariko twebwe tugakomeza tumubabaza. Ngaho tumubambye ku musaraba, tukamwica, tukamugira nabi. Nanjye rero kimwe na Tobiti ndetse na Yezu bagirira neza, nari ngiye kuvuga bene wabo. Nanjye mba mwene wabo wa Yezu. Igihe cyose numva ijambo rya Yezu mpinduka mwene wabo wa Yezu. Igihe cyose nakira ukaritsiya ngahabwa Yezu, umukristo, mba ndi mwene wabo wa Yezu, mba ndi murumuna wa Yezu, mba ndi mushiki wa Yezu, mba ndi umwene gihugu nka Yezu. Kubera iki? Nasangiye Yezu Kristo akavuga igira iti, umuntu ahinduka icyo yariye. Nanjye koko iyo ndiye Yezu Kristo mpinduka nka Yezu. Ese koko iyo maze guhinduka nka Yezu, nkomeza ko kwihanganira ibyago, ibitotezo, ndi kuvugira Imana aho kuyivuguruza, cyangwa ibitotezo bije, ibibazo, urugambo, uruvugiro, za ntore z'Imana koko zidatana n'uruvugiro, ibisebo, nuko rero ngakuramwe akanjye karenge, nkigurukira nkigendera, kugira ngo ntaza guseba, kugira ngo nkomeze kwirwanaho. Ariko Imana natangiye kwivuguruza. Wasanga mu nteko yavuguruza Imana urimo, nanjye ndimo, kandi turi abakristo kandi b'indani, abanyamizabibu b'abahotozi. Ngiye kubacira umugani. Umugani n'ugusanga ari ku manywa ntuze kundakarira, dore ko badaca umugani ku manywa. N'ugusanga ari nijoro ukomeze ko kuzirikanaho, wasanga ari ubwirwa kucyo utakubwirwa. Umugani ngo kera kure cyane mu gihugu kimwe, ngo impunzi zari zihungiyemo, ngo nuko ziza gukora urugomo, zica abantu, ndeka tuvuge bene gihugu bari bari mwaho ngaho. Ndetse birumvikana ubwo na bene wabo impunzi barabishe, kuko nyine nuko rero barabica. Nuko abanyamutekano b'icyo gihugu birukanka kuri abo bicanyi. Izo mpunzi koko zakoze amarorerwa, nawe yibaza aho baza kubafatira, uburyo baza kubagenza. Birumvikana babirukagaho n'imbunda, n'imihoro, imipanga n'ibindi byose byicisho, kugira ngo niba bafatisha koko babashe nyine kubica, cyangwa bagira uburyo babagira nabi koko babahotore. Nuko rero za mpunzi zimaze gukora amarorerwa, zibarusha amaguru ziriruka cyane. Za mpunzi rero zihungira mu nzu y'abihaye Imana, ntabwo ari mu bihaye Imana gusa, ahubwo mureveshe kwa musenyeri. Bamwe batangiye kuvuga bati ubwo se si musenyeri wari ubatumye kujya kwica abene gihugu. Nuko rero nyuma yo kwihisha, abanyamutekano bakomeza kugenda babashakisha aho barigitiye, barababura. Maze muri ako kanya, kubera ko n'ubundi izo mpunzi zagombaga gusohoka igihugu kugira ngo zijye mu gihugu cyabo, abanyamutekano bajya ku mupaka kugira ngo bahabategerereze igihe n'igihe kuko bazabafatisha, ubundi kuko bazabahane by'intangarugero. Ubwo nuko bica birumvikana. Mu gihe amaze kubabura neza ahantu barigitiye, nuko rero bajya ku mupaka, ahantu bagombaga kubategereza, ahantu bagombaga gutambuka kugira ngo bazasubire mu gihugu cyabo. Bamwe rero babimenye, batangira koko kubona wa musenyeri ari utangiye guhungabanya umutekano, kubona koko yakira bari yabicanyi bari guhungabanya umutekano w'igihugu. Cyakora ngo muri icyo gihugu, ngo abapadiri ngo nibo bari bemeye gutambuka gusa ku mupaka, dore ko babizeraga cyane nyine nk'abagiye kwamamaza inkuru nziza. Ubwo batambukaga urujya n'uruza, bagashobora gutambuka kubera ko uwo murimo bafite ukogeza inkuru nziza. Nuko rero babonye bakabareka bagakomeza koko bagiye mu butumwa. Urumva iyo mbaga babicanye koko bahungiye muri eveshe, bari bakeneye kugira ngo koko basubire mu gihugu cyabo, maze koko abariho bazakirira, bazarokokera. Ngo nuko musenyera ngaho muri eveshe afata iyo mbaga yabo bagome bari bari aho ngaho. Ubwo hari harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi n'abandi bantu b'ingeri nyinshi. Ubwo bari baje nyine birukanka bakihisha aho ngaho nyine muri eveshe.
ubwo bamwe batangiye batekereza uburyo musenyeri agiye kubagirira nabi, ubwo bamwe batangiye batekereza icyo musenyeri agiye kubakorera. nuko ngo muri ako kanya musenyeri abadodeshereza imyambaro, amakanzu y'abapadiri. murumva ko kugira ngo batambuke ku mupaka bagomba kuba bambaye nyine amakanzu, bagomba kwambaye nk'abapadiri nyine, kubera ko abapadiri ari bo kuko bizerwaga icyo gihe nk'abantu babagira neza. ariko ubundi niko byanahoze, nariko byakagombye kugenda n'ubundi. umupadiri nyine yagombye kuba ari umuntu umugira neza kandi wizewe koko. barangije kwambara ubundi batambuka kuri wa mupaka, babandi babahigaga koko bababona, urumva babonaga nyine nk'abapadiri bakabareka bagatambuka nk'abagiye kogeza inkuru nziza nyine. baragenda bose koko, baragenda bagera mu gihugu cyabo, barokoka batyo. urumva bageze mu gihugu cyabo bacyambaye amakanzu y'abapadiri. urumva abanyamutekano cyangwa abasirikare baracyabategereje kuri wa mupaka, babicanye kugira ngo bazabice koko. nuko ngo bageze mu gihugu cyabo, anacyo ngera kuko tuzirikane muri uyu mugani, ngo bageze mu gihugu cyabo biga nk'amatsinda 3, ibyiciro 3. icyiciro cya mbere bamwe koko bambura ya makanzu, nuko basubira ku murimo bari basanzwe bakora. umurimo bakoraga wari uwuhe? wari ubugome, ubwicanyi, ubugambanyi, ubuhotozi n'ibindi byinshi cyane koko bakoraga mbere yo kwambuka umupaka. bamwe bamaze kwambura ya makanzu, abandi ba kabiri, ikindi cyiciro cya kabiri, bo bakomeje bambara ya makanzu, bakomeza kuzirikana ku mpuhwe bagiriye, uburyo koko bari bakoze nabi, bagiriye nabi abaturage bakiye gihugu, none koko bagiriye impuhwe, bararokowe. nuko baratangira bati iyi kanzu nindegeye, ahasigaye nanjye ngiye kwihesha agaciro, ubundi koko nusha gukora neza. nuko bafata icyemezo abo ba kabiri ko iminsi yabo y'ubuzima bwabo bwose bagiye gukora neza ibikorwa byiza koko, byibuze bahongerera ibyaha bakoze, babigiriye iyo kanzu koko bambaye. iminsi yabo y'ubuzima bwabo bwose koko bagakora neza bagiriye iyo kanzu bambaye. noneho ngo aba gatatu bo, icyiciro cya gatatu, ngo bakomeje bambaye amakanzu, ariko banga guhinduka, bakomeza bambaye amakanzu nanone, ariko barikiri gukomeza gukora ya mirimo yabo n'ubundi. nirinze kuvuga ubugome, ubugambanyi n'ibindi bibi cyane kuko bakomeza bikorera aha ngaha. bene aba ngaba rero ngo nibo bakomeje bajya mu biboke b'Imana bari bari aho ngaho muri icyo gice, muri izo za kiliziya. nyuma rero kubaha ubuhamya kuri wa musenyeri ukuntu kose yakoze amabara ndetse n'amahano, ngo akabambika imyambaro y'abapadiri kandi batarabwigiye. mbega amahano ari aha, kandi ari abicanye, ari abagome. mbega guhishira umugome, ngo hishira umurozi akakumaraho abana. nuko yambaga yose nyuma yo kumva ubu buhamya bw'uyu mwepiskopi bw'uwo musenyeri wakoze amarorerwa meza atya, agahishira umurozi, agakora icyo bita mu gifaransa profanation, kwandavuza reka tuvuge ibintu bitagatifu. iyi mbaga yose ihita itukwemera. abumvise ayo mahano bamwe bafata icyemezo cy'uko batazongera gusubira mu kiliziya, bamwe bacika muri kiliziya, abandi bacika kuri uwo mwepiskopi. bari kwibaza uburyo uwo mwepiskopi wakoze bene amarorerwa ayo mahano yatinyuka kongera akabaha ukarisiya, ubundi bakayakira, yatinyuka kongera kubabwira ijambo ry'Imana, ubundi bakaryumva. n'ayo mahano yakoze n'ibyo bintu koko yakoreye aho ngaho muri iyo kiliziya, yambika umwambaro abatawugenewe, abatawukwiye, kandi babicanye b'abagome. nuko bamwe batangira koko bafata ijambo, ati koko n'abasenyeri n'abapadiri koko bakora bene biriya bintu. sinira mvuga uburyo icyiciro cya gatatu koko cyomana rimaze kuvuga cyakomeje gitanga ubuhamya bukomeye cyane bw'ibyababayeho byose n'uburyo bahishiriwe. sinamvuga uburyo bakomeje umurego wabo wo kugenda bashakashaka wa musenyeri, kumuhiga bitabuze. nta nubwo nza kubabwira uburyo wa musenyeri yakomeje yoga mu mazi abira, ari mu mazi abira. nta nubwo nza kwirirwa mbabwira ukuntu ubuzima bwarangiye. nta nubwo nza kwirirwa nkubwira uburyo yagambaniwe n'ababandi yahishe, babandi yakije, babandi yambitse amakanzu agambiriye kubarokora. ibyo sinza kubigarukaho, ahubwo ndifuza kugaruka kuri ibyo byiciro 3 tumaze kumva koko byabo bambaye amakanzu kandi barabicanye, bari abagome, bambaye amakanzu kugira ngo barokorwe, kugira ngo bakire. ese mukristo muvandimwe, nyuma yo kumva uyu mugani uyu musenyeri ndetse n'aba yambitse amakanzu y'abapadiri kugira ngo abarokore, n'uburyo bwose nyuma yo kurokoka bamwe bigabye mu ibice, nirinze kuvuga nk'ibitero, ibibi ndetse n'ibyiza, wowe uherereye he muri iki gice ko ari 3? ese ngewe ndi mu cyiciro cya mbere cy'abakomeje ubugome bwabo, abakomeje ibyaha byabo, abakomeje kunangira, abakomeje kugambana, abakomeje ubwicanyi, abakomeje kuroga, abakomeje ubusambanyi, abakomeje ingeso mbi? cyangwa nawe ndi mu cyiciro cy'abahindutse nyuma yo kubona ubugome bwabo, nyuma yo kubona ibyaha byabo, nuko bakiyemeza bagahinduka, ubuzima bwabo bwose koko bukaba ari ubwo gukorera Imana mu butungane? cyangwa wasanga kandi byaba ndi muri iki cyiciro cya 3 cyabaviriyemo imbere, babandi koko bambaye amakanzu y'abapadiri,
ariko baraviriyemo imbere bari no kuvusha abandi. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Umugani ugana akariho. Nawe uko kuze kwisuzuma muri byiciro ko ari bitatu aho uherereye. Niba uri uyu musenyeri, niba uri muri byiciro by'aba bapadiri. Uyu mugani tuhuje n'amasomo y'uyu munsi, ubuzima bwa Tobiti ndetse n'ubuzima bwa Yezu bwaranze cyane no kuvuga batavuguruza Imana, ariko ntibyabuje abantu kugenda babavuguruza. Turabuganisha mbere na mbere ku buzima bwa Yezu Kristo. Yezu Kristo umusaseredoti, umuhanuzi ndetse n'umwami, uduha ku busaseredoti bwe akaduha kugira uruhare ku busaseredoti bw'ubwami bwe n'ubuhanuzi bwe, kandi tutari tubikwiye. Umupadiri bagiye kumuha ubusaseredoti, hari interuro asubiramo ati, nubwo wantoye ntari mbikwiye. Amen, 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 amen. Tukibukiranya ko ntabwo Kristo yadutoye ariko tubikwiye, ahubwo yadutoye ku mpuhwe ze. Umva, bamwe twari abicanyi, bamwe twari abagambanyi, abandi twari abarozi, abasambanyi, ingegera ku mpande zose n'ibyiciro byose, ariko Yezu Kristo yaradutoye, aradutuma, atari uko twari tubikwiye, atari uko turi ibihangange, atari uko turi bamiseke igoroye, atari uko ari twe twari beza, ahubwo ako kantu Kristo mvana mu gace w'akarongo kubera impuhwe ze, kuko umugambi w'Imana no guturokora kudukiza. Uyu musenyeri rero uri mu mazi abira yageranwa na Yezu Kristo, we utugabira ku busaseredoti bw'ubwami bwe ndetse n'ubuhanuzi bwe. Turi abanyabyaha tutari tubikwiye. Aho ngaho ni mu isakamento ry'abatisimu, aho buri wese nk'abakristo yamuhaye koko ubusaseredoti bwa cyami, le sacerdoce commun. Mukristo muvandimwe, ujye uzirikana ko ubusaseredoti ufite ni wa mwambaro Kristo akwambika, atabaye ibyaha ukora, bya bindi ukora rwihishwa, bya bindi ukora no ku mugaragaro. Yewe ntabwo Yezu Kristo abiyobewe, ariko se gucya kwambara iyo kanzu. Iyi kanzu uyu musenyeri yambika narinjye kuvugiza ingegera, ababicanye, abahotozi, ntabwo ari uko yarabewe ko bakora bene ibyo ngibyo, ahubwo yarayibambitse kugira ngo abarokore, kugira ngo arebe ko yarokora ubuzima bwabo. Uko niko Yezu Kristo natwe twambika ikanzu muri batisimu, agira ngo dukire, agira ngo tumurangamire. Ariko ngewe icyanjye, iyo maze kurenga umupaka mbigenza nde? Iyo maze kwambara iyo kanzu mbigenza nde? Njya mu cyiciro cya kangahe muri biriya nyuma yuko maze kwambara ikanzu? Ngo kuko muri abo bakristo nanone Yezu Kristo bamwe abatoramo abasaseredoti ku rwego nyobozi, le sacerdoce ministériel. Abo nyine b'abapadiri, abo nanjye ndimo. Ese wagize ngo kuba ndi padiri nuko ari nge wize amashuri koko yose neza? Ni ngewe rwose w'intungano uriho? Kuba ndi padiri koko ukajya wicinye cyaruti kanyakanyaga mu bandi? Ni nge w'intungane rwose, ni nge rwose muntu w'intabera, ni nge ugasanga uri kwita kuri kwivuga, ngo ntawe wivuga amabi ngo ameza ahari, bikaza kurangira koko ndi kwitwara nk'umumarayika. Kandi koko ngibagirwa neza Yezu Kristo yangiriye ko atantoye ari uko nari mwiza, ahubwo Yezu Kristo yantoye kugira ngo ngire mwiza. Bakristo bavandimwe, Kristo ntabwo adutoye kuko turi beza, ahubwo Kristo adutora turi babi kugira ngo tugire beza. Kristo ntabwo yadukunze kuko twari abantu beza, twari abantu koko bavuga bari kijyana, twari abantu bize, twari abantu bakomeye cyane, ahubwo Kristo yadutoye kugira ngo dushoboze. Ntabwo Yezu Kristo adutora kuko turi beza, ahubwo Yezu Kristo atugira beza igihe adutoye. Ntabwo Yezu Kristo adukunda kuko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Kristo adukunda. Amen, 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 amen. Nawe umupadiri, umusaseredoti wihaye Imana, ntukajye ubona wambaye uwo mwenda, iyo kanzu, iyo vara, niyo myambaro yindi yose koko ikuranga nk'umunyamuryango, umuryango w'abana b'Imana, umukristo. Utangiye uciye cyaruti, ninge ntungane, ninge rwose ukanyakanya. Aho ngaho nawe uri guca urubanza. Bya byiciro bitatu uri mu kihe mu Kristo muvandimwe? Nk'uko abantu benshi koko tujya twirwa ducira abandi imanza, tukirwa dutaranga abandi, babahanuzi b'Imana tukabataranga, turi kubasebya, turi kubaharabika. Abantu benshi koko dukunze kwishyira hejuru, tukishyira heza, ati ngewe sinica, sinsambana, siniba, sindi umurozi, umva ndi umuntu w'intungano. Ukishyira hariya, ariko ukaza kwibagirwa ko burya nta cyica nk'amagambo. Mu Kristo muvandimwe, uzi ko ushobora kuba uri umuhotozi, nanjye koko uzi ko byanshyikira. Igihe cyose mvuga amagambo mabi, amagambo asebya abandi, amagambo aharabika abana b'Imana, amagambo yayandi koko ashobora gutuma kiliziya yafunga n'imiryango, yayandi koko ashobora kwangisha abana b'Imana koko Imana, njye nzirikana ngo ntabwo yicanye uburutu ubwo ngubwo. Nshobora guseka abantu bisha abandi, ati koko bari abagome, bari abahotozi, ariko kibagirwa ko ubu muhotozi ryari umuhotozi igihe cyose koko nawe uri kuvuga amagambo
asenya abana b'Imana, uri kuvuga amagambo koko akura abana b'Imana muri kiliziya, uri kuvuga amagambo koko atoteza intore z'Imana, asebya intore z'Imana. Uzirikana ko Kristo ntabwo koko igeze adutora, ntabwo babe ko turi abanyabyaha, ntabwo babe ibi twakoze mu buzima bwose, ariko adutora kugira ngo dutagatifuza tugire neza. Mukristo muvandimwe, wicira abandi urubanza ngo njye narashyitse rwose, utangiye ufataho ijambo ati uriya mugome, uriya mwepiskopi, uriya mupadiri, uriya wihaye Imana w'umugome gusa, w'umwicanyi w'umugambanyi. Ibyo byose ugaheraho bivuga ko hera mu gitondo kugera ku mugoroba, ariko ukaza kwibagirwa ko wowe se uri umumarayika. Ntabwo turi abamarayika, turi abantu kandi abanyabyaha abanyantege nke. Izo ntore z'Imana zihura n'ibyago, ibitotezo, ariko se mbere y'akarengane ubigenza ute? Mbere y'akarengane nta kindi ukora usibye kwicecekera, maze ukarekanya agasana gakomeza kukuvugira. Ikindi kandi ni ibikorwa bizakuvugira. Icy'ingenzi ni uko koko wanyuze mu nzira, uri kugira ute, uri gushakashaka abana b'Imana. Icy'ingenzi ni uko nyine inzira yawe ariyo kugira ngo koko ufate icyemezo. Ngiriya gurupe ya kabiri y'abarokotse, y'abari bambaye ariya makanzu, bafata icyemezo bati koko ubuzima bwanjye bwose, iminsi yasigaye ubuzima bwanjye bwose ni ugukorera Imana. Ariko Mukristo muvandimwe ugasigara aka kantu, gukorera Imana ntabwo ari ugutana n'ibitotezo, ntabwo ari ugutana n'ibisebo, ahubwo gukorera Imana ni uguseba kurenza abandi, gukorera Imana ni uguharabikwa kurenza abandi, gukorera Imana nari ngiye kuvuga ni ukugambanirwa kurenza abandi. Icyo nicyo kiranga intore y'Imana, ba Tobiti ndetse na ba Yezu, kugenda babanyega impande zose. Mukristo muvandimwe, witema ishami kandi uryicayeho, wisenya kiliziya kandi koko ariyo yakureze, wisenya kiliziya kandi koko ariyo yakugiriye neza, wisenya kiliziya kandi koko ariyo yakurokoye, wisenya kiliziya kandi ariyo koko yakugiriye neza, irakurera, iragutunga, iragukuza, none koko uri gushaka kuyisenya. Nk'uko Sekibi koko ashobora kwinjira mu bana b'Imana, nuko bagatangira koko bagatema rya shami kandi bagicayeho, urimo nanjye ndimo. Nguko twebwe abakristo duhabwa Yezu. Ese koko ndamutse numvise inkuru mbi cyangwa koko ubuhamya bubi ku muyoboke w'Imana wakoze nabi, ese nanjye byambera intandaro yo gukuramo akanjye karenge, ubundi koko ngatukwemera? Aha, ndamutse ntayikwemera nuko ntako naba afite, kuko d'après tout nkurikiye Kristo koko udahwema kunyegwa, nawe badahama gutoteza, wa wundi bica koko, wa wundi bagambanira, wundi badukurikiye, wa wundi koko nawe abahotozi badatinya, wone Kristo dukurikiye. Nifuza gusoreza ku itegeko rya nyuma rya Kiliziya Gatolika, le droit canon, itegeko ry'1752, salus animarum lex suprema, itegeko ryo gukiza abantu, kwereka abantu ingoma y'ijuru. Iryo ni ryo tegeko rikuru ry'umupadiri, ry'umwepiskopi, rya papa, rya musenyeri, ry'abakristo bose, kugambira kurokora roho z'abantu, kugambira kurokora umuntu, kuko nicyo cyazanye Yezu Kristo kurokora abantu. Nuko Yezu abwira babigisha amategeko n'abafarizayi n'abandi bakuru umuryango bose bari bazanye wa mugore bari bafasha sambana, ati ngaho muri mwe utarakora icyaha namubanza ibuye. Ngo bose byagenze bite? Bakristo bavandimwe, tuzirikane ko nawe utarakora icyaha. Kuba nawe utarakora icyaha ntabwo ari urwego rwo kugira ngo tube banyamwongera bibi cyangwa dukomeze twivugute mu byaha, ahubwo no kugira ngo tumenye ko neza Yezu Kristo atugirira impuhwe buri munsi, atari uko tubikwiye, ahubwo ari kugira ngo koko dufate intego, duhinduke, tureke ubugome bwacu, tureke ubuhotozi bwacu, duhinduke koko, maze koko tumukorere twemye, tumukorere mu kuri, tuve mu kinyoma. Nyagasani Yezu Kristo umwana w'Imana, nyuma yo kwibonera ibyo wankoreye byinshi cyane, nyuma yo kunyambika umwambaro wera de muri batisimo, ndetse ugakomeza ukagenda ukangira neza, nyuma yo kureba ibintu byose wankoreye, ibyo unyambika kugira ngo kungirire neza, ntobe ko ndi umunyabyaha, ntobe ko ndi umugome, ntobe ibubi bwanjye, ariko ugakomeza kungira neza n'impuhwe zawe. Nanjye kuko mfashe icyemezo iminsi yose y'ubuzima bwanjye, ndihatira kugukurikiza, ndihatira kugukorera, ndihatira kugendana nawe, maze koko mbura ugushaka kwawe buri munsi. Yezu mwiza, Yezu nyir'impuhwe, umbe hafi buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.